Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe dutangira dusenga, n'ubundi reka dusenge. Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana yuzuye imbabazi nyinshi, tugushimiye kubw'ubuntu tugiriye bwo kumva icyo watugeneye uyu munsi. Nyemerera rero Umwuka Wera atugezeho ubutumwa watugeneye uyu munsi, ugiye kuba igikoresho ngirirwa ubuntu nawe, ndetse mwami n'abagiye kumva ijambo ryose nanjye ndimo tugirirwa ubuntu bwo kumva no gusohoza ubushake bwawe. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatatu turi kwiga ku ijambo ry'Imana ridukangurira kubera amaso kugaruka ku mwami Yesu, kuba amaso twitegura kugaruka ku mwami Yesu. Kuri uyu munsi rero wa gatatu turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Ibice dusoma ni 24 umurongo wa 40 na 41. Matayo ibice 24 umurongo wa 40 ngo icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. 41 abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Imana yacu tugirire neza. Iri jambo rirakomeye, ritwereka uburyo kuza k'umwami Yesu Kristo kuzaba. Imana itugirire neza. Mu by'ubu buzima, mu by'uru rugendo rugana mu ijuru, akenshi abantu baba ari babiri, ni abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfapfa, ni intama cyangwa se ihene, ni abazajya mu ijuru cyangwa se abazarimbuka, ni abana b'Imana hakaba n'abana ba Satani. Imana itugirire neza. No mu by'uru rugendo rero niko bimeze, abo bantu turabana, dukorana akazi, turasengana. Mu rusengero burya habamo ibyiciro bibiri bitandukanye, abana b'Imana n'abana b'umubi nabo bashobora kuza, abakijijwe n'abadakijijwe. Imana itugirire neza. Ni wowe rero wo kureba aho uherereye. Birashoboka kandi cyane ko abantu bashobora kuba mu muhanda umwe, dufashe ubwo nk'urugero, mu muhanda iyi ngiyi tugendamo, abantu bashobora kuba mu muhanda umwe ariko bafite ibyerekezo bitandukanye, kuko mu muhanda haba harimo icyerekezo kimanuka hakaba n'ikizamuka. Rero si igitangaza kuba abantu baba mu muhanda umwe ariko bakaba bafite ibyerekezo bitandukanye. Abantu bashobora gukorana umurimo ariko bafite intego zitandukanye. Mu mirimo dufite mu buzima bwa buri munsi, mushobora gukora akazi kamwe ariko intego zanjye zikaba zitandukanye. Uko niko rero bimeze no mu rugendo rujya mu ijuru. Abantu mushobora gukorana rwose umurimo w'Imana umwe ariko intego zitandukanye. Umwe agakora umurimo w'Imana yifitiye izindi ntego zamuzanye aho ngaho mu rusengero cyangwa se muri uwo murimo. Hakabamo n'abandi bafite intego nyakuri, ariyo y'ubwami bw'Imana, yo kwagura ubwami bw'Imana, intego yo kujya mu ijuru, ari nayo ntego kuko yagakwaye ituma tuba mu by'umurimo w'Imana. Imana yacu tugirire neza. Birababaje kubona abantu bari mu murimo w'Imana, kubona abantu bitwa ngo ni abakristo ariko ukabona icyerekezo cyabo ntabwo ari ukujya mu ijuru. Bavuga ko bajyayo ariko icyerekezo bafite ukabona bariteye umugongo, biteye agahinda, birababaje cyane. Imana yacu tugirire neza. Biriya rero tuvuze haruguru bitubere impamvu itwibutsa kubera amaso ubugingo bwacu tutarebye ku bandi, kuko nyine nk'uko tubyumvishije, abantu babiri bashobora kuba mu muhanda umwe ariko ibyerekezo bibiri bitandukanye. Niko n'abavuga ngo bose barajya mu ijuru, siko bose bajyayo. Harimo abavuga ngo barajyayo ariko mu by'ukuri wareba ibyo bakora ukabona bariteye umugongo, ntabwo barimo barerekeza mu ijuru. Iyo rero ugiye kugendera mu kigare ngo kanaka ngo nawe abikora, ngo kanaka ko nawe avuga kuriya, ngo kanaka ngo uko yambwiye ngo mbikore ngo nta kibazo, oya, kuba ari mu nzira, kuba ari mu muhanda umwe n'abavuga ko bajya mu ijuru ntabwo bisobanuye ko arimo arajyayo. Abantu mushobora kuba mu muhanda umwe n'abantu kandi ibyerekezo bitandukanye. Ntukajijishwe no kuvuga ngo umuyobozi wanjye waho nsengera ngo nawe arabikora ngo ntacyo bitwaye. Oya, ntabwo uzi icyerekezo afite. Nubwo avuga ngo ari mu nzira y'abantu bajya mu ijuru, birashoboka ko atari kujyayo. Nubwo uvuga ngo uriya muhanuzi se ko bikora ngo bikaba nta kibazo, ngo ko yambwiye gutya, oya, ntukazajya ureba ku bantu, ahubwo reba kuri Kristo, kuko Kristo niwe waguhamagaye. Imana itugirire neza. Nta nubwo uzi bariya abantu icyerekezo bafite, ntuzi intego bafite, ntuzi niba intego ari ukujya mu ijuru, kuko hariho abantu bifitiye izindi ntego nko kwamamara, cyangwa se bafite intego zo gushaka amafaranga, bafite intego zo kubona gurupe y'abantu benshi bibereyemo. Harimo n'abantu baza kwiruhukira, bakumva umuziki, bakumva wenda abantu baganira, bakumva ibyo biganiro, kumva birabanejeje,
bitabanejeje. Urumva abantu rero bafite izo ntego ibyo kujya mu ijuru hari igihe biba bitabashishikaje, ugiye kubareberaho wahomba rwose. Wowe rero kuko witeguye kugaruka ku mwami Yesu Kristo, wifurije gukora ibikwiriye abazaritaha. Imana itugirire neza. Shyira umutima cyane kuko Imana ikubwira, kuko Imana ikuyobora. Shyira umutima cyane ku gukora ibikwiriye abazajya mu ijuru, we kureba ku bantu. Imana yacu itugirire neza. Ujye uhora wibaza uti ese Yesu aje ubu yanjyana? Isuzume urebe koko niba uri mu cyerekezo cy'abantu bajya mu ijuru. Urebe cyane ku mubano wawe n'Imana kurenza uko wareba ku bandi bantu. Imana itugirire neza. Mu gitondo, saa sita, nimugoroba, amanywa yose, ijoro ryose, ujye uhora wibaza ngo ese koko Yesu aje ubu yantwara? Ubu icyerekezo ndimo, ahantu mpagaze uyu mwanya, uburyo meze ubu, koko Yesu nsanze muri ibi bintu yantwara? Wifurije kubera amaso kugaruka ku mwami Yesu. Twibuke yuko ntawe uzi umunsi cyangwa igihe bizatungurana. Uhora wibaza ngo ese aje yantwara? Murakoze. Yesu aduhana